RDF batahutse harimo brigadier general nyine mvuze abande RDF bacira birarura ba FDLR ubu ndaciriye rwose harimo brigadier general Baptiste Gakwerere ba FDLR barimo Major Gilbert Ndayambaje uyu niwe wari escort urumva ariko ubanjirije kuri rya zina rya mbere ryateje confusion bamwe bavuga bati abonye ikirango abona intare agendera muri uwo mujyi ahita habuka se agendera muri uwo mujyi n'aba FDLR yaciriye narindi kuvuga ku izina rya brigadier general Jean Baptiste Gakwerere kare twabonaga ibyangombwa byanditse Hezekiyeli kandi nanone nabonye n'amazina ye buriya Gakwerere afite amazina 3 ni benshi cyane hari n'iryo yitanga niba ari Bikoko hari abamwita Somana Stani hari Julius Mokoko Julius Mokoko ntabwo wayava Sibo Stani si ibintu iby'amazina y'abantu bagiye muri zira gahunda za FDLR byihorere byihorere agomba kuba afite nka sa fata iryo yivugiye kari irye niba akubwiye ko yaratuye ahanga fata ibyo yego ibindi byose byihorere warwara muzungu harimo rero uriya SM Sabimana Auguste SM ntabwo iryo peti ndizi muze kumfasha harimo Sergeant Mpenzi Jemuve Sergeant Major ni SM okay Sergeant Major nibyo uyu nguyu Sergeant Mpenzi Jean Marie ya escort wa Brigadier General Gakwerere harimo Caporal Sibomana Laurent harimo Caporal Shimwe Patrick arakoze iryoye kumfasha byananiye Didi komeza harimo Caporal Ishimwe Patrick Caporal iby'Imana ikora Concorde harimo Caporal Ukwishaka Sadamu hakaza Caporal Hategekimana Eric Private Ndayishimiye Pascal Private Rukundo Daniel Desire Private Ntakirutimana Niyo Nzima Private Ndayambaje Fabien na Private Uwiduhaye Gilbert kuko twavuze kuri aba barwanyi rero ba FDLR uwitwa General Ntahunguka Pacifique alias Omega wayoboraga ikitwa FOCA FDLR FOCA les forces combattantes abacunguzi uyu nguyu nubwo inkuru zivuga ko yapfuye ariko kuri M23 ntibarabona umurambo irindwi buri ku cyumweru guhera saa moya z'igitondo kugeza saa 4 z'amanywa icyumweru atiwe ahantu hatandukanye muri urugamba tumazemo iminsi duhanganye nabo duhanganye n'ingabo za leta ziyambaje FDLR ziyambaza abacancuro b'abazungu ziyambaza ingabo za SADC zirimo ibihugu bitatu South Africa Tanzania na Malawi ziyambaza ingabo za leta y'u Burundi bari kumwe ziyambaza abaturage batazi no gukoresha imbunda bitwa abazalendo bahawe ibikoresho bya gisirikare ari nabyo byagiye bituma haba n'ibibazo byinshi ku bantu ku mpunzi zacu zari hariya ziri mu makandi déplacé za Kanyarucinya za Mugunga za Rushagara ahantu hose mwumvaga ngo amabombe yaturutse hagati y'abaturage muri izoka abo babazalendo nibo batumaga izo mpanuka zose ziba kuko bataze gukoresha ibikoresho bahawe bose turabatoragura tubasubize igihugu cyabo barabinjije mu gisirikare cya Kongo cya leta muri FARDC ziriya uniforme iriya myenda niyo bahora bambaye niyo mpamvu bayitahanye ni yabo general yafashwe dufashe Goma hano yafatiye mu mujyi wa Goma ngewe tuvugana ahangaha nageze mu ndaki ya General Omega ya General Omega narayibonye iri Kanyamahoro hariya munsi y'ikirunga cya Nyiragongo nta urimo ati nta urimo rero niko yavuze nyine ati murambo we nta urimo ntabwo twagubonye okay reka dukomeze tuganire rero ariko mu magateka we mwabonye itangazo rya RMCDR naribonye ariko buriya twari twavuye kuri rya tangazo rya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umuvugizi nabonaga ko atararangiramo urebye incoherence cyangwa se ukudahura kw'amakuru atangwa muri iri tangazo nibyo ngibyo byo kuvuga yuko bari abantu bari baturutse muri
purizo santarari ya Gitarama mu Rwanda babanje kugurirwa ntabwo ari ukugurirwa imyenda ngo iyi myenda yafashwe n'ubundi muri za Goma buriya hari harimo amadepo yarimo imyenda ngo babatoranyirizamo udushyashya nitwo bagiye ngo kubambika. rero Kongo ivuga menshi. ahubwo si hari umubura. ikiganiro kigeze gukorwa n'abayobozi bane bakora bari mu ngabo abari muri reserve ya Kinshasa, abari muri minisiteri ya Patrick Muyaya, n'ikiganiro cyari kiyobowe n'umukozi wo kwa Patrick Muyaya, kiri no kuri chaîne abagishaka bakiriye kuri chaîne ya Patrick Muyaya hafi mu kwa gatanu mu kwa gatandatu gutyo. Muri icyo kiganiro Shane Karame, ubu icyaba gikenewe niba ushaka guhagararira neza igihugu cyawe, hakana n'ibimenyetso bifatika k'abo bantu batari muri FDLR, kubera yuko pozisiyo yawe wigaragaje nk'umuntu ugaragaza ko nta FDLR naho ibaho, amazina yabo aho bavuye, nushaka kubyita mise en scène, nushaka kubyita ibiki, urumva icyo wavugaga ni uko FDLR itakiriho, ko n'abariho bashaje, yego, hakana ko abatari bo, kuko uwakweretse ko bahari nashaka kwereka ko ari babiri cyangwa batatu, uba afite uburenganzira bwo kuvuga ko hari n'abandi, sibyo? ariko wowe hakana ko atari bo, uhakane ko batari ku butaka bwawe. sinzi urwego rwa kominikasiyo n'ibyo Muyaya ashinzwe n'uburyanama yakabaye aha abavugizi b'izindi nzego, kuko ubundi itangazo riba rifite objectif, tugiye gukominika iki, byabaye ariko noneho twebwe tugomba kubivugaho iki. Ntekereza ko objectif ya mbere yagombaga kwerekana ibyo bavuze mbere ko bibategeka guhakana yuko aba bantu ari FDLR. aba bantu si FDLR, ni mise en scène, ariko iyo mise en scène yo kuzana abantu. kubera iki M23 yabafashe niyiza aho yabafatiye niyo yabivuze, yego, bariya babazanye ntabwo ari FARDC. M23 ni kubwite twabafatiye ku rugamba rutandukanye, ku ngamba zitandukanye. urugero muri iri tangazo arimo aravuga ko ngo aberekanywe ari aba FDLR 14 présumé FDLR prétendument capturé à Goma, sibyo M23 ivuga. ntabwo yavuze ko bari abantu bafatiwe Goma, yego, kuko yavuze ko bafatiwe ku rugamba ahantu hatandukanye. icyo cya mbere urabeshya, kereka niba utumva ikinyarwanda bakubwira, urumva. icya kabiri agakomeza akaza kugera hariya akavuga ati uyu mujenerali wa FDLR n'ubundi amakuru twari dufite n'ayuko yakoreraga Perezida Kagame, ngo amakuru ye adashidikanywaho yo ku ruhande rwabo, nibyo arimo ababwira. ariko ntuhakanye ko ari umujenerali wo muri FDLR, niba ufite ibimenyetso byo guhakana bihakane. nta n'interuro iri muri iri nta tangazo n'interuro ririmo igaragaza yuko bahakana ko aba bantu ari FDLR. kuko ni ukuvuga ngo izingiro substance iri muri kiriya gikorwa ni uko M23 yashyikirije leta y'u Rwanda abenegihugu bayo bari muri FDLR bafatiwe ku rugamba. iyo niyo substance. kutazi uhakana icyo kintu nta n'ibimenyetso uhakana n'ibyo. ibyo kuvuga ngo ariko ngo bambaye imyenda mishya ya FARDC, ninde uyoboye n'ubundi ko mukorana? iyo mupange abandi imyenda se ntimubaha, maze murabubaha, ni nabo barinda n'umukuru w'igihugu cyanyu nimubishaka. byose utekereza ko ari igishya? utekereza ko ari igishya? ibyo ni ibizwi mu butasi, mu gice FDLR bari no mu bantu bubashywe burya mukuru y'abasirikare FARDC yubaha, bari mu bantu bubashywe rwose cyane. bivuze rero ko gukuramo umujenerali buriya byaranabatonetse. bitabatoneka se ko generali uramuzi? generali cyamaye nza amafoto yabo no kubabonera kureda nakubwira ngo yanga kera niwe wavuga ngo njya numva abantu ngo abasivili ariko ngo uriya musirikare muraziranye wowe usiranye n'umusirikare gute? generali ibyo yaranyuzemo n'ibiki byose ngo muraziranye. ubwo rero nanjye ubwo mpisemo kuvuga ngo njya mbarebera kure, mbazi kure. umuntu akubwiye ngo ku rutonde rw'imiyoborere, Jonathan, ku rutonde rw'imiyoborere nimero ya 3 yawe yafashwe. abagufite akanamukwereka
akanamukwereka noneho icyo wari bukore ni kereka ushoboye guhakana uti ntabwo ari we ariko si icyo urimo ukora. Gakwerere arazwi muri Loni, muri za raporo zigira ibiki arazwi, ibyo yakoraga birazwi, ajya za Kinshasa ajya Bujumbura ajya ibyo ni ibintu bizwi by'amakuru nk'umuntu wari uri hafi muri operations urumva za gisirikare, operasiyo za gisirikare. Yego, ariko linkinga ubwo za nzego zose zihurira muri ikibazo rero kikaba iki ngiki sibyo. uriya muntu umeze kuri wa mugani urimo uvuga ubona utuje kuriya utabona ko utagaragaza kangonanwa n'ibiki byari byo byose kazi byinshi nagera kuri nivo yo kubivuga igihe cyo kuburana muri za ofisi zose muri rwa rubanza rwa rundi rubera ku mugaragaro hatumiwe isi yose. Birumvikana ko rero ubwo Kinshasa na za Ntare Rushatsi bafite ikibazo, bafite ibibazo bikomeye. Reka bariho duta ko tujya impératif que si le M23 se revendique réellement